dore icyo mbona. Ese ni iki mbona ushobora kuba utabona? Ndabona ijambo ry'Imana riva mu gitabo rihinduka ubuzima bwacu bwa buri munsi. Mu mibereho yacu buri munsi ijambo ry'Imana rigenda ryigaragaza ko ari ijambo ry'ukuri koko uko ryanditswe, riri kugenda riva mu gitabo rihinduka ubugingo, bitwemeza ko Kristo yari ijambo yaje guhinduka umubiri atuza no kugira ngo atubere urugero. Ndabona rero abantu benshi bagenda bafungura amaso kubera ibiri kuba, kubera ibyanditse, kuko biri kugenda bisoza. Nkabona imbaraga z'ijambo ry'Imana zigenda zigaragariza mu buzima bwacu bwa buri munsi, kuko ibyo twamye dutekereza, twamye twizera, twiringira byo mu ijambo ry'Imana biri kugenda bigaragarira amaso ya buri muntu, kereka udashaka kubibona. Rero isoni n'ipfunwe n'ikimwaro bigenda bikwira mu bantu banze kumva Imana, abanze gufata agakiza, abanze kubatizwa uwavuke bundi bushya, bagenda bagira isoni. Ariko uzi ubwenge aze mu ijambo, aze mu kuri, yakira agakiza, abatizwe, abo umuntu mushya. Nkabona rero ibyishimo n'ibyiringiro mu bantu Imana yahisemo kugira ngo bayikorere, bayubahe, bayumve, bafite umunezero n'ibyishimo bitagereranywa kubera ko bizeye ibyanditse, kandi noneho ibyo byanditse biri kugenda bisoza, tukabibona n'amaso yacu, kereka utabasha kwibona utari mu mwuka, utari mu ijambo. Shakisha Imana rero, uze mu mwuka, uje mu ijambo, nawe urebe ukuntu ibintu biri kugenda biza hanze uko byanditse, bigutere ibyishimo by'umutima wawe. Navuga nti rero ndareba nkabona amakuba n'unabi w'isi, kubera ko abanze kumva ijambo ry'Imana, abanze gukurikira Imana, bari kugenda bagaragara nabo ubwabo bakabona ko ibyo bahisemo atari byo. Icyo gihe hari amarira n'intimba mu mitima, kuko bishobora kuba byaratinze. Wibaze niyo ushobora kuba uri kuba kiyobye bagisinziriye, ukanguke, kuko haracyari ibyiringiro, ushobora gukanguka. Nkabona rero ukuri gutangaje kuraje kwire mu isi yose, gutsinda ikinyoma, nuko bizananirana cyangwa bizakumera gute, ariko byanze bikunze biranditse ko ukuri kuzatsinda. Umunyakuri rero ube hamwe natwe, twiyemeje gukunda ukuri, gushaka kuri amanywa n'ijoro, kugira ngo umwami Kristo nagaruka azasange uri mu kuri, ufite ukuri mu mutima wawe, uri mu kuri, kuko udafite ukuri ntabwo uzabarwa mu bantu ba Kristo. Kugira ukuri ukavuga ngo ndibushye ukabatizwa, ukemera gukurikira Kristo aho ukurikira ubuyobe bw'isi bwayobeje benshi, ugiye kubajyana mu irimbukiro. Murakoze rero, Imana ikomeze ibarinde. Shalom, shalom, shalom.